hari byinshi yanashyizemo byatumye nanjye menya shaka ko bagenzi banjye abakurikiye abari hirya no hino nabo babasha abantu badukurikiranye Janvier ninde bamenye ubundi buretse kuba yaba ari umuramyi, kabiri kuba yaba ari umuvugabutumwa, ubundi Janvier ninde inyuma y'ibyo bibiri? Janvier ni muntu baza gutera igihugu maze ndi kumwe na murumuna wanjye, maze murumuna wanjye baramwica ngenda ariko muri iryo joro nanjye ubwo bamwicaga ngasigarana nawe yamaze kuba umurambo, nasigaye mbwira Imana ati Mana nundinda muri iri joro nkarokoka nanjye nzagukorera. Icyo gihe ugereranije icyo gihe turabasuhuje bene data nshuti z'umusarani mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi wacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka nabane namwe nk'uko bisanzwe ni igicaniro cy'Ibanga TV, tuje kugira ngo tuganire namwe. Ngira ngo murabibona ko twakiriye umuntu udasanzwe, reka tumuhereze ikaze. Uretse ko atari ubwa mbere kuri kamera z'igicaniro cy'Ibanga TV, gusa tumuheruka ari kuri live ariko mu buryo bwo kuganira natwe kuri video ntabwo yari asanzwe. Reka tubahereze ikaze ku gicaniro cy'Ibanga TV. Amazina ni Janvier Ntakirutimana, nkaba ndi umunyeshuri wiga mu mwaka wa 5 mu mashuri yisumbuye, nkaba nkunda umwanya wo gusenga ndetse no kuririmbira Imana. Niyo mpamvu nanjye nje kugira ngo tuze kugirana ibiganiro cyane cyane bijyanye n'ijambo ry'Imana, ndetse tuze no kuririmbira Imana kubera yuko ijya ibidushoboza. Murakoze cyane, muragira muti turi abanyeshuri ariko kandi hari amahitamo twagize mu murimo w'ivugabutumwa, tukora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse kandi tukongera no gusangiza abakunda Imana ijambo ryayo kugira ngo ribafashe. Ese turagira ngo tubabaze, wenda tutarakomeza n'ibindi, ntabwo twe tuzi neza cyane ko mwaba mufite impano yo kuramya no guhimbaza, ni ku giti cyanyu cyangwa se ni muri rusange? Yego, impano yo kuramya no guhimbaza Imana ni muri rusange. Okay. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turagira ngo rero tukwakire nk'uko twatangiye tubivuga, ubanze udusengere ku gicaniro cy'Ibanga TV. Tuba dufite abakunzi badukurikirana bari hirya no hino, bari ku migabane itandukanye, ariko mu muco w'ivugabutumwa ahangaha kuri kamera z'igicaniro cy'Ibanga TV ibikorwa byose bihakorerwa tubanzirizwa no gusenga. Wadufasha rero ugasenga kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Murakoze, twakira dufata umwanya dusenga Imana. Imana nziza, Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugushimiye ineza n'urukundo byawe ugira aya masaha ubwo tugiye kongera guterana tuvuga ibyawe. Turagusabye ngo uzubane natwe, utwambike imbaraga, ubane n'umwigisha, ubane n'uyoboye ikiganiro, ubane na buri umwe wese n'abadukurikiye. Reka ineza n'urukundo byawe bibe ari byo biza kuganza, ntihagaragare imbaraga cyangwa se ubushake by'umwana w'umuntu, ahubwo gukora kuze kuba kwawe. Ngwino ukomeze kubana natwe rero ko bwa Yesu Kristo kubyambaje twizeye. Amen. Amen, amen. Imana iguhe umugisha cyane kubw'isengesho ryiza udushyize imbere, kugira ngo Uwiteka akorere muri ryo, adufashe muri iki gikorwa cyiza tugiye gusangiza abadukurikirana. Nk'uko bisanzwe, iyo umuntu yahisemo umurimo w'ivugabutumwa aba afite n'impamvu yamuteye kuwuhitamo. Kuki utahisemo ibindi ugahitamo kuvuga ubutumwa bwiza? Yego, murakoze cyane. Impamvu nahisemo umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza ni ukugira ngo nanjye mbashe gusobanukirwa inzira y'Uwiteka Imana. N'urugendo rurerure rero bisaba yuko umuntu afata umwanya akitekerezaho, kandi iyindi mpamvu nanone yatumye mbihitamo ni uko Imana yandinze byinshi bikomeye cyane, nicyo cyatumye mbitamo gukora umurimo wacu. Ako kantu ko kuvuga ngo hari n'ibindi byinshi, kuko ntekereza ko ugeze igihe cyo kuvuga ubutumwa, ntabwo wavuga ubutumwa nawe ukiri umunyeshuri,
ukiri kwiga ntabwo wakwigisha abantu ubutumwa utaramenya, ahubwo icyo kintu kijyanye no kuvuga ngo hari ibyo Imana yandinze bisobanuye ko hari ibyo wamaze gusobanukirwa, hari intambwe watejwe n'Imana bigutera kuyikunda, urangije kubona ineza yayo ufata ingamba zo kugira ngo utangire no kubisangiza abandi, ukumbuze abantu ibyiza wahisemo, sibyo? Amen. Kereka niba nibeshye, ariko ndumva utagiye kure y'ukuri, niko biri, niko bimeze rwose. Hari byinshi Imana yandinze kandi hari byinshi yanashyizemo byatumye nanjye menya, shaka ko bagenzi banjye abakurikiye abari hirya no hino nabo babasha gusobanukirwa. Murakoze cyane, nizere ko hari abantu bazi bazakubona bakavuga ati uyu ni runaka. Hanyuma Janvier nyirizina, Janvier Ntakirutimana, turagira ngo duhere mu muziho gakeya, wenda watubwira umunyeshuri aratubwira ati jyewe nkunda kuramya cyangwa se kuvuga ubutumwa, ariko nk'abantu badukurikiranye Janvier ninde, bamenye ubundi buretse kuba yaba ari umuramyi, kabiri kuba yaba ari umuvugabutumwa, ubundi Janvier ninde? Inyuma y'ibyo bibiri Janvier ni muntu ki? Yego, murakoze cyane. Janvier ni umuntu nyine warinzwe n'Imana, ntabwo ariko bisobanuye, ariko njye narinzwe n'Imana. Imana yarandinze impereza uburinzi bukomeye cyane. Hari aho nari ngeze bikomeye, ubwo hari ikibazo cy'ubuzima, imibereho, haba mu miryango, haba n'izindi mpamvu zitandukanye, ariko Imana irandinda. Hari urupfu navuyemo nasaga n'uwarugezemo, niho ahanini njya nkurira iri jambo ryo kuvuga ubutumwa bw'Imana. Ubwo gace nari mperereyemo abagizi ba nabi babashije kwambuka baza iwacu mu gace k'iwacu, baza gutera igihugu, maze ndi kumwe na murumuna wanjye, maze murumuna wanjye baramwica, njye ndasigara. Ariko muri iryo joro nanjye ubwo bamwicaga ngasigarana nawe, yamaze kuba umurambo, nasigaye mbwira Imana ati Mana nundinda muri iri joro nkarokoka, nanjye nzagukorera. Icyo gihe ugereranije icyo gihe, niba numva neza, uragira uti ikintu cy'ingenzi cyatumye mpitamo gukunda Imana, ndetse nkumva ngomba kuyikumbuza n'abandi. Hari kimwe mu bigeragezo nahuye nabyo kintera guhora nyikumbura nkayikumbuza n'abandi, nuko nari ndi kumwe na murumuna wanjye, habaho ibitero, hanyuma apfira mu maso yanjye, ndetse turi ku buriri bumwe isasu riramuhitana. None tukavuga ngo icyo gihe ni ryari? Wari ufite imyaka ingahe kugira ngo ibyo bintu bikubeho ukibyibuka? Kabiri, nurangiza nukura ufata ingamba, ni ryari? Yego, murakoze cyane. Nari niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, mu mwaka w'ibihumbi 2016, ndumva ariho ibyo bintu byabaye. Murumva rero nari nkuze, nari nciye ubwenge, niyo mpamvu nanjye numvise ko aricyo cyatumye Uwiteka Imana ndinda. Mbere y'iyo myaka ntabwo wari ukijijwe? Ntabwo wasengaga? Nari ntarakira agakiza. Wari utarakira agakiza. Hanyuma nyuma y'uko ugize amahirwe yo kurokorwa n'ububasha bw'Imana, nibwo wahise ufunguka wumva ko ukwiriye guhitamo gutangira gukizwa? Yego. Nyuma y'uko ukijijwe hashize igihe kingana iki umaze gusobanukirwa urukundo rw'Imana ku buryo wumva ko watera intambwe urwo rukundo ukarusangiza abandi? Yego, nyuma y'uko nkijijwe, nakijijwe neza, ubundi nyirizina nakira agakiza, kuko tubara ko twakiriye agakiza iyo twavuye mu mazi menshi, twanyuze mu mubatizo. Nabatijwe mu mwaka ugoranye wa Covid 2020, nibwo nakiriye agakiza, nanjye sobanukirwa iby'Uwiteka Imana. Ariko n'ubundi nari nsanzwe mbikora guhera 2016 nkimara kurirwa muri iryo joro, ariko nakiriye agakiza muri 2020, nibwo nakiriye agakiza, ndetse mpitamo no gukorera Uwiteka Imana yacu. Ariko Janvier ntabwo ari ukuvuga ngo, navuga ngo tumeze nk'abantu turi mu busesenguzi, ntabwo ari ukuvuga ngo ndahinyura ibyo uvuga. Iyo umuntu amaze kwinjira muri Yorodani ayisohotsemo,
bisobanura ko umuntu akijijwe koko, cyangwa n'intambwe ya mbere umuntu aba ateye nk'ikimenyetso kigaragaza ko umuntu atangiye urugendo rwo guhinduka? Yego, murakoze cyane. Ndumva nanjye ni intambwe ya mbere umuntu aba ateye yo kugira ngo agaragaze urugendo rw'uko ari guhinduka. Ntabwo kujya mu mazi bisobanura kuba wakizwa, kuko hari abajyamo ntibakizwe, ariko iriya aba ari intambwe ya mbere umuntu aba ari gutera kugira ngo agaragaze ko agiye kwakira agakiza. Urakoze cyane, ugeze nyirizina ku ijambo nashakaga kuvuga, kuko abantu benshi barabatizwa ariko kandi bakaguma uko bari mu mico, imigenzo n'ibindi. Ariko ntekereza ko iyo umuntu yakijijwe niyo yamahitamo nakubazaga kare, nkakubaza ati ese ubundi ikintu gituma usenga ni igiki? Ntekereza ko gusenga nyirizina ni amahitamo umuntu agira. Birashoboka ko ubandwa nawe abasenga, ariko ni amahitamo yiwe, ntabwo wayamusuzugurira. Icyo abikoze, twebwe abemera Imana tubona yuko yahisemo nabi bitewe n'ingaruka ziri inyuma y'ibyo yahisemo. Hanyuma gusenga nyirizina nyako kurimo kugira imico myiza ndetse no gukora iby'Imana ishaka, tutagiye kurondogora uyu mwanya. Ahari mu byo waduteguriye, ndatekereza ko turi buze kubibona bishobora kugaragaza nyirizina ko umuntu akijijwe kubwo kwera imbuto, sibyo? Yego. Ariko nkavuga ngo iyo umuntu yahisemo akavuga ngo amahitamo yanjye, hari ikiba cyamuteye guhitamo. Icyo cyamuteye guhitamo ashobora kuba izo ntambara wanyuzemo, hari abagira ubukrize bw'imibereho, hari abagira, donc biba ari byinshi. Buri wese agira inzira cyangwa se irembo, mvuge ngo ni irembo yinjiranamwo avuga ngo mpisemo gukorera Imana. Hanyuma rero reka mvuge ngo mbere yuko utugezaho ijambo, ubundi kuki umuntu ashobora kuba yitwa ukijijwe, yarabatijwe, ariko akanga akagendera mu bibi? Ni iyihe mpamvu? Yego, murakoze cyane. Umuntu ashobora kwitwa ukijijwe, yarabatijwe, ariko akanga akagendera mu bibi bitewe na kamere. Bitewe na kamere agenderamo. Hari kamere ziba zarabase uwo muntu ntabashe kuzikuramo, ugasanga zamwigaruriye. Rimwe na rimwe rero izo kamere usanga zimwe na zimwe zituruka mu miryango, izindi zikaba ari iz'umuntu yihamagarira ku giti cyiwe, kugira ngo abashe kuba yazivamo. Gatoya gato, ni gute umuntu yihamagarira kamere? Yego, uburyo umuntu ashobora kwihamagarira kamere, turagira ngo abantu badukurikiranye ku gicaniro cy'ibanga babyumve. Suko utabisobanukiwe, ndabizi kubisobanukiwe, ariko kubisobanukirwa kwawe bifite umumaro mu gihe hari undi waguteza amatwi akabisobanukirwa, kandi ntiyabisobanukirwa utabimusobanuriye. Ni gute umuntu yakwihamagarira kamere? Uburyo umuntu ashobora kwihamagarira kamere, cya mbere na mbere buriya kurenza ibindi ni ukugira umuhamagaro. Ushobora kugira umuhamagaro utari mwiza, ukagira umuhamagaro mubi ukwereka yuko ibyo umwuka mwiza ashaka wowe kamere ikurimo ko atabikeneye. Ikindi gituma umuntu ashobora kwihamagarira kamere ni ukugira inshuti mbi. Inshuti mbi nayo ishobora kukujyana ikakwigisha gukora ibitari byiza, kandi wowe ukabasha kubona yuko ibyo bintu bishobora kuba ari byiza, ariko nta cyiza kikirimo bitewe n'uko wabashije kugira inshuti. Kamere ni iki? Kamere ni igikorwa muri makeya umuntu ashobora gukora, kikaba kimubayeho, cyaba kimutunguye cyangwa se yaba yagiteguye, ariko kikaba ari igikorwa kitari cyiza. Yego. Hari igikorwa, hari n'igitera igikorwa. Kamere ntekereza ko tugereranye twavuga ngo ni nk'umwuka utera umuntu gukora, cyangwa se uhamagarira umuntu gukora ibyo atateguye gukora, bitari byiza, bishobora kubangamira abantu runaka, sibyo? Hanyuma tukavuga ngo iyo niyo kamere. Noneho biriya bikorwa bindi biterwa na kamere. Ibikorwa na kamere
Okay. Hanyuma ikindi nifuza ko wadufasha, ugiye kutwigisha ijambo kuki mu rubyiruko, namaze kumva ko uru rubyiruko, yego, kuki urubyiruko ruba rukijijwe none ejo ugasanga ibintu byahindutse, ni iyihe mpamvu? yego, icya mbere muba mutarubaka ingo ngo zibavune, muba mutaragera gute, ariko dukunda kwakira, navuga ngo ni nka kesi, kuko abavugabutumwa tuba cyangwa se tuvuge ngo abanyamakuru, yaba jyewe yaba n'abandi n'abapasitori, tugenda duhura n'ibibazo, navuga ngo ni challenge z'abantu bagenda bakora utuntu hirya no hino, ugasanga none arakijijwe, ariko wagera hirya ugasanga akora amarorerwa. Ahangaha ni umusore yagera hirya akaba umugabo. Ibyo bintu ubihuza gute n'agakiza nk'umuntu w'umuvugabutumwa? Yego, murakoze cyane. Iyo ndebye ibyo bintu aho bituruka, usanga rimwe na rimwe urubyiruko, ubundi uyu murimo w'Imana kuwukora bisaba kwihangana, bigasaba kwitanga. Iyo urebye rero usanga urubyiruko bamwe na bamwe, aho kugira ngo twinjire mu murimo w'Imana tunyuze ku irembo, usanga rimwe na rimwe twinjirana tujya mu gikari. Ariko buriya iyo ugeze mu rugo rw'undi muntu, ntabwo winjirana winjiriye mu gikari, ahubwo winjirana ku irembo bakaguhereza karibu. Urubyiruko rwo muri iyi minsi, cyangwa se urubyiruko rwinshi, usanga rimwe na rimwe rwaraje muri ibi bintu by'iyobokamana, twinjiriye mu gikari cyangwa se binjiriye mu gikari batarasobanukirwa iby'uyu murimo. Rimwe na rimwe hari abavuga ngo reka tujye gusenga, ndi umushomeri, urabona urubyiruko dukenera amafaranga uko bwije n'uko bukeye, bagati ninjya gusenga, wenda yagiye mu butayu runaka, baramubwira ngo uzabona amafaranga, ninjya gusenga nzabona amafaranga. Akaza mu murimo w'Imana azi neza yuko aje gukira bwa bukirizi, aje kubona amafaranga. Yaza agasenga, yabura ya mafaranga, akavuga ati burya ya Mana ntayihari, bigatuma agira ute, ava mu murimo w'Imana. Ni ibyo bimwe na bimwe bigenda bituma urubyiruko ruva mu murimo w'Imana. Wenda nturaba mukuru cyane, ariko iki kintu cyo kuba umuntu yasenga ibyiringiro bye byubatse ku cyo agomba gukomora muri ya masengesho mbere y'igihe cyagenwe na nyir'ibihe, utanga bya bindi yizeye, numva ntekereza ko ari ikintu rusange. Yego, n'abatari urubyiruko harimo abo bibaho, ariko nkavuga ngo aba bantu baba baragizemo amahitamo nabi cyangwa barayagize neza, kuko twavuze ngo niba umuntu yahisemo neza, aba azi neza cyane ko umuntu aho yava aho ariho hose akamubwira ngo iki kintu kireke, ntabwo ashobora kukireka, kuko aba afite amahitamo ye. Kandi amahitamo umuntu ahitamo akenshi aba ashingiye ku nyungu. Niba we yarahisemo ashingiye ku nyungu z'ibintu by'ejo, ejo hakagera ntabibone, bisobanuye ko yahisemo nabi. Niba yahisemo ashingiye ku bintu by'ejo n'igihe cyose, ashobora gukomera avuga ngo nubwo ntabibonye none, ariko Uwiteka ari hejuru ya byose. Ntekereza ko rero ari ubwo buryo abantu muduteze amatwi ku gicaniro cy'Ibanga TV, twakomeje kugenda twungurana ibitekerezo. Bakunzi bacu turashimira na Ntakirutimana Janvier, nimukomeza no gushyiraho komenti mukatubwira ko hari byinshi mushaka gusobanukirwa, tugomba kujya tubikora, tugafashanya tukareba ko hari ibintu byinshi twasesengura, kuko ntabwo uyu muhungu w'Imana azi ibintu byinshi, yihangane ko mwise umuhungu, ariko akenshi iyo abantu bashaka gucukura urwiri, ushobora kumera wowe nk'urunyura hejuru, undi nawe akamera nk'ukwereka uburyo warukuramo, kugira ngo abari kubareba bamenye koko uko bikorwa. Turagira ngo rero tuguhereze umwanya utugezeho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana waduteguriye mbese rigamije iki? Ariko tutararigeraho nanone tuvuge ngo urubyiruko rukigendagenda
bigura intege, kandi muri iki gihe, ubundi muri iki gihe n'igihe cy'ahahise wenda ntuhazi neza, ariko ukurikije uko bahavuga hahise, iki gihe n'icyahahise ubigereranyije ubona itandukaniro ririhe, mbega bimeze gute? Yego, iyo urebye urubyiruko rw'iki gihe n'urubyiruko rw'igihe cyahahise usanga harimo ikinyuranyo cyinshi cyane, kubera yuko urubyiruko rw'iki gihe n'abavuga ko baje gusenga bamwe na bamwe baza nyine bakurikiye bimwe navuze, kubera yuko ari mu bukirize, kubera yuko yaguze amafaranga runaka, akeneye ikintu runaka ntakibone, bigatuma aza avuga ngo aje mu murimo w'Imana, ariko wewe akaza akurikiye ibyo bintu. Yamara kuza rero yasenga, yabikora icyumweru, yabona na kamwe yari afite kari kagiye, kubera yuko buriya wibuke ko iyo ugiye muri uyu murimo w'Imana, Imana nayo irabanza ikareba niba koko uje gusenga Imana nyakuri. Yabanza rero ikabanza ikamugenza nk'uko yagenje Yobu, ikabanza igafata muri duke. Niba yabonaga 500 ku mufuka, yafata icyumweru cyo gusenga kigashira nayo ntayabonye, agahita acika intege akavuga ati na 500 yanjye aragiye se, ndaguma nsenga iki? Ibyo ngibyo rero iyo ubirebye usanga urubyiruko rw'iki gihe bigoye kugira ngo rube rube rwaguma mu murimo w'Imana. None ubwo twakora iki kugira ngo urwo rubyiruko rugume mu murimo w'Imana? Kuko ntekereza ko nta muntu wanga ibyiza. Yego. Ni iki cyakorwa? Ni iyihe nama wagira urubyiruko cyangwa n'undi muntu wese usenga afite icyo ararikiye ariko cya none, cyangwa se twavuga ngo cyeje, ariko donc ibintu, inyungu zitarama? Murakoze cyane. Icyo mbona twakora cyangwa se inama natanga ya mbere ni uko urubyiruko narwo rugomba kwisobanukirwa ku giti cyabo, bakamenya yuko Imana dukorera ni Imana yumva, ni Imana itabara, ni Imana ishoboye byose. Kubera yuko nubwo rimwe na rimwe urubyiruko cyangwa se abantu bari mu myaka basa nk'aho bakiri batoya bagerageza gushaka amafaranga, niko navuga, kuko niyo benshi bararikira cyangwa se bashaka, ntabashe kuyabona, ntakumve yuko ayo mafaranga adahari, kubera yuko kubona amafaranga byose biri mu bushake bw'Imana, kandi n'ubuzima bwacu dufite nabwo buri mu bushake bw'Imana. Ariko ntekereza ko ubundi icyumweru cyashira umuntu ari gusenga gusa adakora birashoboka, ubundi akazabona amafaranga. ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda, kuko na Yesu Kristo ajya guhaza 5,000 yifashishije ibyari bihari, yifashishije amafi, yifashisha n'imigati. N'ijambo ry'Imana rero riravuga ngo ufite ikibereho, ugomba gusenga, ukanakora, ugakora, ugasenga. Ibyo ni ibintu bibiri bigendana. Ntabwo wakwicara gushyira amaboko mu mufuka. Cyane cyane ibi ngibi tubivuga iyo tugeze mu banyeshuri, nk'iyo abanyeshuri bageze mu bihe by'ibizamini bya leta, hari abo usanga bamwe na bamwe bigendera mu butayu, ntibafate ikayi ngo bige, bakagenda ngo Imana yaravuze ngo tuzatsinda. Iyo amanota asohotse rero hari ikibazo kijya kibaho, ugasanga bamwe bagenze mu butayu nibo babuze amanota, bakavuga ngo ariko se buriya iriya Mana niyo yavuze. Ubwo rero icyo nshaka kubwira urubyiruko ni uko gusenga, gukora biragendana, kandi Bibiliya iravuga ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndagira ngo twongereho akandi kantu, muri urubyiruko murimo muriga, kandi murimo mwiga mutegura imiryango y'ejo, imiryango izava mu itorero ry'ejo, kandi itorero rizavamwo igihugu cy'ejo. Mufite umuvuduko ungana ute uramutse unyujije amaso mu rubyiruko mwigana, mubyirukana, iyo mureba, cyangwa se tuvuze ngo wowe ubwawe wihereyeho, nicyo utegura mu iyobokamana ku buryo cyazageza igihugu ahantu heza Imana ishaka n'abanyarwanda bashaka? Yego, yewe ku muteguro wanjye, icyo nifuza cyangwa se icyo ntegura, nifuza ko hagira benshi bahinduka bagasobanukirwa iby'ijambo ry'Imana, baba urubyiruko cyangwa se ababyeyi bacu ndetse n'abandi badukuriye. Ndifuza yuko buri wese yasobanukirwa ijambo ry'Imana, agakora adashaka inyungu ziwe ku giti cyiwe, ahubwo agakora ashaka ibiteza inyungu umurimo w'Imana. Ikindi,
ibi bintu ndimo ndabivuga kugira abantu babyumve neza. Hari igihe umuntu avuga gutyo abantu bavuga ngo umuntu si utegura hategura Imana, ariko uribuka neza ko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nashyize icyiza n'ikibi imbere yawe kugira ngo wihitiremo. Amahitamo y'umuntu Imana irayashyigikira. Iyo wahisemo neza iragushyigikira, wahitamo nabi nabwo kandi ikagushyigikira. Hari umuntu umwe wigeze uduhereza ubuhamya aratubwira ati muri za 85 na 7 twagiraga abasaza bamwe na bamwe twasenganaga, ati giye nkifuza, ati hari uwifuje kuzavuga ubutumwa igihugu cyose kikamumenya n'isi ikamumenya, ati uwo nguwo uyu munsi Imana yarabimuhaye, ati hari uwifuje igihe nifuje ibipangu n'imodoka ndabifite, ati ariko hari n'umubyeyi wifuje icyumba kimwe na saro cy'inzu, kandi yarakimuhaye. Nahise ndushaho kumva koko iryo jambo Imana yavuze ngo nashyize icyiza n'ikibi imbere yawe ngo uhitemo. Niyo mpamvu nuhitamo neza uzagira umugisha. Kandi nugira umugisha amafi yo mu nyanja azakwigurirwa. Ijambo riravuga ngo abakobwa n'abahungu bazaza bahagatiwe mu kwaha baza bagusanga. Imana iguha umugisha. Reka tuguhereze rero umwanya utugeze ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye kuba namwe mutwakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, dushimira n'abadukurikiye muri rusange. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ntabwo riri kure y'ibiganiro twarimo tuganira, nabyo biri hafi yabyo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya, igice cyaho ni icya 5, turasoma duhereye ku murongo wa 16. Turasoma duhereye ku murongo wa 16, Abagalatiya 5, dusome duhereye ku murongo waho wa 16. Umutwe w'amagambo uragira ati imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Nituza kuvuga imirimo ya kamere tukavuga n'imbuto z'umwuka, uraza kubihuza n'ikiganiro twabanje kugirana mbere, uze kumva yuko bifitanye isano nubwo tugiye kureba uko Bibiliya ibivugaho cyangwa se uko ibisobanura. Muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora izo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ibyo kamere irarikira ibyo ni byo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Rimwe na rimwe iyo tugiye kugira ibyo dukora byiza, hari ibindi bibi biza bikatwitambika. Iyo biriya bintu bibi bije bikatwitambika, ni bya bindi kamere iba iri kurarikira, ariko umwuka wera we wakabyanga akagira ute? Akabirwanya. Haleluya. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Bakristo bavandimwe bene data, niba muyoborwa n'umwuka ntabwo muba mugitwarwa n'amategeko. Abenshi bamwe na bamwe, ari abaririmba, ari abasenga, usanga bari gutwarwa n'amategeko, ntibatwarwe n'ibyo umwuka wera agize ute? Ashaka. Iyo wowe n'umwuka wera rero ugendera ku byo Uwiteka ashaka. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Imirimo ya kamere iragaragara, harimo gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice. Wa mukristo we, nubona uri gusenga warangiza ukarangwa n'ikintu kimwe muri ibi tumaze gusoma, ukagira amahane, ukitandukanya, ukirema ibice, ukagomanwa n'abandi, no gusinda, uzamenye neza yuko ari nta mbuto wera ufite, imirimo ya kamere. Haleluya.
kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko tutagomba kugira ntabwo tugomba kugira imirimo ya kamere, tugomba kugira imirimo myiza, imbuto z'Uwiteka Imana yacu, tukera imbuto, ibyo dukora bikatugaragaza yuko nyine turi abana b'Imana. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo imbuto z'umwuka ziragaragara, harimo urukundo, harimo kwihangana, gucishwa bugufi. Ngo ibimeze bityo nta mategeko agize nta mategeko abihana. Kubera iri jambo rero, cyangwa se kubw'uyu mwanya twari twafashe, naje kukubaza ngo imbuto wera ni izihe? Ese uri kwera imbuto z'umwuka wera, cyangwa se uri kuyoborwa na kamere? Itekerezeho, wigenzure, urebe mu mivugire yawe, urebe mu migendere yawe, maze dufate umwanya dusengere iri jambo ry'Imana. Urukundo Yesu Kristo yaje kudukunda akadupfira, ese uruhereza agaciro kangana iki? Itekerezeho, nanjye nitekerezeho, kugira ngo dufatikanye kuririmba uyu muririmbyi, turebe neza niba koko urukundo Yesu yaje kudukunda, niba twararuhaye agaciro, ukaba utari kuyoborwa na kamere, ahubwo ukaba uri kuyoborwa n'umwuka wera. Turirimbana indirimbo ya 4 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, ni Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Genda imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose, mu bintu byose mu kubaho kwanjye, mu gihe ngeragezwa muri iyi si. Nkomeza Mwami sinjye nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Nkomeza Mwami sinjye nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Niba ushaka kugira imbuto nziza, ntugire imirimo ya kamere ikugaragaraho, muhagaze. Niba hari aho uhagaze, niba uhagaze mu hantu uyoborwa n'umwuka wera, ongera uririmbe iyi ndirimbo. Kandi nabwo niba uhagaze ahantu uyoborwa na kamere, tera intambwe uva inyuma, ahubwo utera intambwe wegera imbere, kugira ngo umwuka wera w'Imana aza gusatira gusange, nawe azarushaho kugira kukwambika imbaraga. Reka dufate umwanya rero dusenga Imana kubwira ijambo, kugira ngo twumve imbaraga zayo n'ubushake bwayo, kandi ikomeza kutwambika imbaraga. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kubwira ijambo, tugushimiye kugira neza kwawe. Tumaze gusobanukirwa kubwira ijambo, ubwo tudakwiye kuyoborwa na kamere, ahubwo dukwiye kuyoborwa n'umwuka wawe wera. Twese Data turasenze, turagusabye ngo ukomeze kutwambika imbaraga, turagusabye ngo udushoboze, wongere udukure mu mirimo ya kamere, udushyire mu mirimo myiza, umwuka wawe wera arushaho kutwambika imbaraga. Ngwino ubane natwe rero, ubane nanjye umwigisha, ubane n'abakurikiye iki kiganiro, buri umwe wese ukomeze kumwambika imbaraga, kandi akomeze kurushaho kuza gufashwa nawe. Komeza ubane natwe rero kandi udushoboze,
ku bwa Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Hanyuma reka tubashimire bakunzi b'igicano Kibanga TV, mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu. Utarakora subscribe uyikore, like, ndetse ntugende udasize igitekerezo cyawe niba uyu mutumirwa koko yagaruka. Nyuma rero turabashimiye. Yego, natwe turabashimiye, murakoze. Yego, kandi namwe mwadukurikiranye turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.